ntabwo regisi hano gukinana gusa hano gukinana nta bindi bintu birenze birimo bibaye birimo nabibabwira no regisi ni mubi oya ntabwo ari mubi n'umujene kabisa n'iki se ngiye nanjye ndi mubi wapi ariko nawe kutubeshya ngo urisingo singo ariko ntacyo bitwaye urisingo singo ku myaka ya 25 urisingo ahubwo se nitande kuko ku myaka 25 uri kwigabanyiriza urayigabanya ndashaje ese wumva uzashaka byagenze gute umunsi nzaba mfite umuhungu nyine wadanje sugari abantu abaniga bose mwawe wabuzemo wadanje abantu bari ko twahegewe ko nta mungu n'umwe twari bwahure wari kuva kugira ngo nese wavugisha ukuri oya none ndagiye ngo nibwire n'abanyarwanda nshuti zanjye uko mutubona turi muri swi n'amafaranga ari muri sinema nshuti yanjye rwose kujya kumbona ngo rinda ngaciyeho ngo rinda ngo ngurira nanjye ndagakeneye nanjye ukabure nagafata urumva nibigira ibintu biri mane nta mafaranga dufite rwose nitubona gutya wenda hari indi connection iri hanze nyine hari just hari ibintu dukoramo amafaranga mwe muri kutubonamo ariko ntabwo ibisinema mu mafaranga shana no twebwe n'utwo dufaranga dukira dufite tugerageza kuba turi gusa neza kugira ngo mutaducishamo ijisho ejo ukatuvuga ngo cyane ndanakibonye cyambaye inuza oya nuko abanyine umuntu akaza nende kwaruka makaruye dukiriye katubumve rero ngiye kubanza kumva makanika ni igisambo neza gute niyo rero bismillah nabitekerezaga siko ngize gute mwayumvise I can't believe Susan mbabwiza ukuri ibintu biraryoshye ngo wari wayobye ese kwambwiraga igipangu cyiza kirimo ure ndagiye kureba none gari ibipangu byiza byinshi amakuru se sharise shampana bose meze ande sawa twaraburanye n'iki ko deruka umwaka ukise iyo ubonye amafaranga se ko uzatugarukira n'ukene ayo ufite amafaranga nta muntu ujya witeza ariko amafaranga arabuze mwana bena urumva ariko turi gukora cyane urumva se ko naheretse umbwira ngo ugiye gufungura cano byagenze bite shacana yo nitsazi nuko oya tunitsazi gute kandi twafashanye tugakora abandi se mwamfasha ko mwese mubivuga iyo nshaka kubikora mitamabura oya yenda mari abaduhari ndagomagana wowe nande aritire ndabizi wenda yaba hari wowe se waba uhari yego ko yewe ahantu hose wanyine nabo muri biri ni izina ry'Imana zajya tubafasha n'ubundi mutwibagirwe si bisanzwe agireka kunseta ko ene karibu na ewa twitariye ahangaha gatoya nzumbwira amakuru urumva muzajya mudufasha ngo bigende nicyo twimize si ibintu bisanzwe urumva ari ibintu byadanye naretse kunsetsa niko sinanga n'imikino nanga nsigaye nibera n'iki karafashwa urumva agaki wallahi weze neza so nayo n'insazi none se amakuru mwana cyameze neza imishinga puje wallahi umwaka dutangira ubona bimeze umwaka rero yatara amafaranga nayo umwaka urashonje nawe ubwawe ntabwo wakwiburiye atanya ariko kuki utabyumva kandi barabikubwira ko mu gihugu urumva duke twawe na duke twanjye tuduteranyije n'ibyakunda byazarangiza undi ntabwo nakwizera wazanshimuta na duke twanjye ate ngo ni ukubifata
nikoze ariko mbere ya byose ariko ngo tubanze tunakwakire abantu se wenda mpamvu ndi kubwira ibintu ntubyumve wabona ari uko nuko ko wari nyine ari undi se uramvugisha gute nta kantu kari inkoroka nikoze yega amasaha reka tujye mu nzu bantu reka tujye mu nzu uhereka ku tuntu twikorera wenda nibyo wanyumva neza kuri kumva kuyumva kwawe biragoye ariko ndetse n'ijambo ry'Imana ngo reka dukenereho niko ntabwo ugihinduka iki se nta kibazo ufite karibu kutambwiye ngo frustration se n'abaye umukobwa ndi kubibona kabisa ubaye ufite noneho webuze ufite noneho ndabona ari insazi muraho assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mbere nk'ibisanzwe twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu Selex TV ndibaza ko mumeze neza nanjye aho ndi meze neza uyu munsi rero tukaba tugiye kubakorera inkoko y'isosi mbese inkoko itogosheje tugenda tubibereka uburyo turi bubikore hano hari inkoko twifashisha ibirayi tukagira ibitunguru inyanya karoti pavuro na tungurusumu tukaza kwifashisha bino birungo hari chicken masala hari turmeric powder umunyu na black pepper turaza gutogosa inkoko yacu rero nimara gushya nako twamaze gutogosa deja turongera tuyisubizeho nimara gushya tuyishyire muri blender yacu tuyiblendinge turaza kugenda mbibereka uko biba byifashe uyu munsi rero ntabwo ndi njyenyine nkaba ndi kumwe n'abashyitsi baje mubabone twebwe ubundi uje hano turamwakira cyane karibu cyane muzanye undi mushyitsi noneho karibu muramukanya ahubwo abanza kwibwire neza cyane Mamizere njyewe nitwa Linda Alice Kayitesi asante karibu rero ugiye kudutekera iki uyu munsi inkoko y'isosi uko isosi urayizi ari kuyikora ubwo rero agiye kubitwereka ukuntu babikora ubwo ni byo funguro ry'uyu munsi yego ryo tujye kubereka kandi bifite vitamine n'inkoko itogosheje ariko turi bubereke uburyo turi bugenda tuyikoramo bifite vitamine cyane ku bana no ku bantu bakuru ubwo umushyitsi wacu ugiye kumwakiriza iki inkoko so rero twatangira asese ubwo ari bugufashe guteka se agomba kumufasha nk'umwari agomba kugufasha da agomba kwita uba shefu Linda si wowe nambarira se nta kibazo Mutarinda Kayitesi uramuzi se ndamubona mu mafilime ni umwamikazi w'amafilime ngiye kubatekera inshuti zanjye baraburiwe chef ten ubu twitwa ba chef ten queen all queen njye ndi queen yego queen of chicken okay wowe se ubore byose nabwo ndi chef nyine nk'ibisanzwe wese chef w'umukobwa baho cyangwa abo chef ten abo Selex TV shampore sabu turekene subscribe comment like share byose sharing mubwire abashuti banyu bazaza tubatekere bayishyira hejuru nta kibazo cyangwa se uyihorere itabukwiriye ariko nabwo ufite andi saba nyine ahandi nyine abantu bari tubona ko twaje mu guteka ntabwo twaje muri show zindi twaje guteka uyu munsi ndimo neza ndi mu kazi ndimo neza ariko nyine ewana ari kubite vibes ubundi tubanza tumenye ngo ni ibiki kandi igihe bazajya bateka abantu banumva buri kantu kose dukubite vibes zasanze ko kamana no kubita n'akamayike ahangaha undi si ubwo navugiraga ntabwo mwanyumvaga oya bakumvaga ko n'ubundi iriya yakabutaga cyangwa kubera ukuntu nsakuza banyumva ni ngombwa ko banyumva yakabutaga
mudukubite tashi turebe iki kirayi se singiye kukibafasha nani wabukoze ni amazi arimo mukanya undi ukarabire hano amazi yagiye ahangaha arimo ahangaha se baturutse kuko mbona amazi dufite ari makera tugiye kurya inkoko y'isosi ushaka kubiranga Alice hagati aho ariko ugomba kumbwira kuri poroje ufite muri ino minsi bantu yamenye poroje cyangwa yamenye kirayi ko mbona ari iki genda gukora biriya ntabwo dufite ibitunguru dufite inyanya karoti na tungurusumu n'inkoko y'isosi yewe inkoko y'isosi inkoko itogosheje ya rero okay ariko kaya turaza kuyiburedinga muri mfite amatsiko pe mfashe iki urahata karoti n'inyanya urazihata dukatemo duto dutoya banze mbishyire ku ruhande ariko hari igihe nyine ushobora gukora chef ibintu atapanze ugasanga uri kumugora ese kuri kugira ngo umuntu utazi guteka naciye ako nyibuka ako se shiti yagiye ukajya kuvuga ati ntabwo ndetse umwanzi ujye uteka mu buzima mu buzima busanzwe ndateka pe nakuze neza ukunda kurya iki nkunda kurya igitoki n'inyama mbese nabyo ukunda guteka nibyo nteka ahubwo buri munsi gusa ntabwo bihaga ntabwo bihaga bitewe n'ahantu tuba twiriwe nibyo biryo buri munsi bitacyabwiza 30 igitoki n'inyama nko kubeshya nibwo ndya nkumva ndahazi ariko nanone nkakunda ikintu bita ipirawu nkajya kwirya mu biryogo ngewe nyitetse ntabwo indyohera nkuko nyirya mu biryogo ubwo wajya ujya kuri channel yacu kureba ukuntu duteka ipirawu neza ibyo byikoresha ahubwo guhera uyu munsi ubu ngubu uraje ugiye kunyigisha se ubu niwe coach ndakwishyura pe tunabwira n'abandi badukurikiye utazi guteka ipirawu ujye kuri channel yacu ukurikiye twagiye tuziteka inshuro nyinshi urebe ukuntu wabikora gukora ipirawu uri mu rugo iwawe ibirungo wakoresha ibintu byose wakwifashisha tayari icyuma cyatse gatare gataye urabanza watse gaze utaragira kamara kubikata cuisinier iyo cyangwa ntabwo ari cuisinier ntabwo ari asundi wa mugani cuisinier ni ko nakuze numva abanyarwanda bayita cuisinier mu kinyarwanda yitwa gute mu kinyarwanda ni gute musa tubwire we musa cuisinier oya mu kinyarwanda se ni gute nanjye nibyo ntazi noneho hari akandi kantu wowe uzi guteka aratubwira bizi rosemary wayizi mu kinyarwanda yitwa gute rosemary hajya ni gute bagenda mbizi gutya ariko mu kinyarwanda bikana umugoroba bihaririye rero ikinyarwanda ni cyiza pe sibyo ururimi rwacu ariko abigiye bikomeye rurakennye inshuti zanjye njye nashatse rosemary mu kinyarwanda birananira byarangiye mutabonye igisubizo cya rosemary nta kibaho okay bari bitubwiye muri comment basi ngiye mbonereho no kwimenya inda abantu yo kurakura ariko hano yecu bakuze ubanze nutagire kwiyemera ngo ni wowe icyo cyane utaza kuzana kabiri nyine ewana umuturanyi kabisa ewana akomoka ashize igihe bigende mu bintu bijyanye n'amasomo utangiye gukina filime byari nka 2018 ngo mu matariki ya nyuma cyane cyane mu matariki ya mbere ubu kwibuka amatariki noneho biragora filime wakinnye mu Rwanda ni ya Samusuri bitaga Mahindu wakinnye Rwanda muri Mahindu ariko buriya nakubonye kwa Kibongo kugira ngo ni filime yanjye oya ushaka tangiye kwa Samusuri pe yana shatu nahacana umucyo byaganshirwa mu ishyamba Messi ko ufite inkoni igiye gukubita nde nawe karoti nasoje tunya dukatamo gato dutoya tudukatamo gute rero dutoya cyane rero rukunda gukina mu buzima bwawe busanzwe rero rikorohera n'iy'amahanga cyangwa mu buzima busanzwe tugira amahane oya nibwo se oya rata ndakubera kate gushya
nibigira ngo turaza kudusubiramo duto ni nitwo twebwe kiraryoshye shaka umukana wagiye kuvuga nabi uzatuma niburira umugabo ngo ngira amahane ugura yemera ni umutaramu iki kimaze ko kiryoshye we dukubita filime yawe rya shabura uyu mwaka kose ko uyikoresha na telefone nayikoresha reka dukubita filime yawe ya danje subizi ko nandika se ibyo naharenze oya komeza ntacyo umwanditsi mwiza ndabizi ariko se wabaye kuki kubaka kimakaza nk'abantu mwakongera mukaba akazi kenshi kwandika filime wanditse cyane ndabura amafilime menshi cyane wowe ukiva kwa Ganza ninjye wandikiye Ganza ari amafilime yose mwabonye kwa Ganza yaciyeho ninjye wayanditse iriya ni ntuze yawe wanira ni taci yawe ni taci yanjye pe idafite umuntu n'umwe umuntu witeganira amakuru Ganza se shaho subizi ko adushyira ibishinge hano hanze abakire shaho niyo mpamvu tugomba kujya gute kwikorera ibintu byacu iyo aho umuntu yatangiriye iyo anakeneye bandi ye kabisa kandi biroroshye tugomba kubikora ino nkoko iraza kuduha ubona ari nyinshi si isosi se turayirisha iki umuceri iyindi bayinywa yonyine na potaje bayinywa yonyine ko ntangiye kubyibuha ubu ndavana ntabwo unukora gutya biraza kuba iryoshye cyane none se umuntu yemerewe kuranga nta kibazo ajya no mutekera hano ni mu rugo yaje kwabwira rwose ndavana nzi guteka mwabahungu mwe mukunda kurya njyewe ninjye mugore Imana yabandikiye ndava hano rwose nshaka umugore n'umugabo sori umugore wanjye sibwo mbaye wa muntu sari wabaye uhuye n'umuntu umeze gutyo wabikora hirya gute se uhuye n'umuntu nyine umeze nk'uwo nguwo umugore nyine w'umugabo ubu nabivuga iki koko sinamujajinga ariko nyine ntabwo ari kuzajya mwimbaze gute ntabwo ari ibintu byawe agashaka ntabwo ari hobi yanjye pe ari icyana cya danje iki cyana cya danje se nayo hobi cya danje ubwo yaza ndenga gute cyana cya danje nikoze akikira n'injye ari kukibahata ariko none dore reka nyihate nta kibazo mwe mukwakwanya bose n'ibirayi urabibendinga ari bibisi cyangwa urazibiteka turabanza tubiteke shangira nyine tugenda no hari igihe mba numva rimwe nzabyara nkajya nita ku mwana wanjye akajya arya ibi bintu buri munsi ni byiza n'ifi burendi ko harimo akazi guteka ni akazi ntabwo biba byoroshye niyo mpamvu bagomba kujya badukurikirana ahubwo niyo mpamvu basiramukazi niba abagabo twarababuze ni wowe wafite twarabatoreramo bose ariko ndaje hiryaho nanjye dereke nitangiye ibibazo mwabonye ninde abasilamukazi aryo cyo kibazo kitagita iki kira bambara kibita jilbabi iriwe ari jilbabi sinzi nateye mo jilbabi yambara ye abisilamu ugomba kugutoza shahadu shati ukaza ugatora shahadu urumva ariko si ubwo nkawe wakibye akayisikora umubaho pe aba yakatwumvisha ubwo umaze iminsi uri hano aza ukamenya ukuntu batora salamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muri kuntuburira pe assalamu alaikum barahabwa niba ari barahabwa basarapego ntaza no gutukana ushobora kubivuga nawe ugasanga ndimo ndatukana samugana abasiramu bose baba bagomba kuba abasiramu mbese zirandi mu bindi muvuga baranza bakazigusobanurira barabyiga dukubite ku cyarabu sha nta nkubeshye nawe ntabyo uzi ntabwo nyizi
kandi uri umusiramukazi mashara ushaka ufite hano wangahe kariya konyine uzakurikiza byose ntabwo ari vuba ntazabanza kure byanze genda numva nzaprintinga umugani w'umugabo wanjye mu mutara printinga nasoza nkagira ahita noneho sigara ndi urwembe ni ukuri ariko mba ndumva ari byo byiza kubyara kare kubyara kare nuko ngiye natinze nyine kubera ko nari nkiri umwana turatinze nta mugabo ndabona kuba mwiza nkawe koko aha koga mwiza hagati ya regisi na Clapton Kibonge ninde mukinana buriya hari kurundi nyine ndi kubaza uri kuvuga abantu nka Clapton ntabwo dukina heza ahubwo uvuga ngo ni we mu boss mwiza nyine we vuga boss bivuga gukora sibyo wenda umuntu mukinana naribi umuntu nyine mukinana mugahuza scene mu bantu bose mukorana neza ukumva nyine ibintu muri gukina ni ibintu biba arimo fresh shani regisi nyine tu kubisetswa se ahubwo se afite akabazo k'amatsiko kuri we na regisi we na regisi murakinana gusa cyangwa hari n'ubundi bucuti bwihariye mugirana turakinana gusa nta bundi bucuti inshuti yanjye isanzwe nk'uko nawe uri inshuti yanjye yego akantu bajya bavuga ngo murakundana ra cyane gukundana se kuko n'undi ntabwo twangana turakundana nka boyfriend wawe ntabwo regisi hano gukinana gusa hano gukinana nta bindi bintu birenze birimo bibaye birimo nabibabwira no regisi ni mubi oya ntabwo ari mubi n'umujene kabisa n'iki se ngiye nanjye ndi mubi wapi ariko nawe kutubeshya ngo urisingo ariko ntacyo bitwaye urisingo isigo ku myaka ya 25 urisingo ahubwo se nitande kuvuga ko nyifite 5 uri kwigabanyiriza urayigabanya ndashaje ese wumva uzashaka byagenze gute umunsi nzaba mfite umuhungu nyine wadanje sugari abaniga bose mwawe wabuzemo wadanje abandi bari ko twahegewe ko nta mungu n'umwe twari bwahure wari kuva kugira ngo nese wakivugisha ukuri ushaka kugira amahane nawe muri filime baramuyazana no kubahungu eko wangu noneho byo birarenze arategeka cyane shampiyona birenze nzi ko mba numva nabaye umugore wawe mpamvu rero banza ndashobotse bose sinamuyikora nk'akazi kawe gasanzwe cyangwa nyine ukwikunda akenshi no kwikunda shanda banza nkayikunda deni hakazamo akazi nyuma ubu byabaye akazi byatangiye ubikora biri fanisi cyangwa n'ubundi wabigiyemo nk'akazi tu oya nabigiyemo mbikunda ngiye apana amafaranga menshi wakoreye cyane muri sinema nanga mu boss aguha amafaranga menshi cyane aguha amafaranga angana gute mu minota 40 bampaye 30 mwakoraga ku minota ngiye baranzanye barambwira kina gutya ndakina no mafaranga menshi wakiriye mu gihe gito yego 30 ariko hari n'igihe wenda yarenze ariko ngikorera igihe kinini n'ibyumweru 2 ese wenda kugira ngo hano tuba turimo nta wamenya umuntu uri kutureba nyine niyihe mbogamizi ubona nyine ituma umuntu atikorera ibintu bye sha rero imbogamizi ihari support yacu hano muri industry nyarwanda iri hasi sha gusupport na biri hasi ejo nabonye patina ari kubivuga amana kandi patina bivuze ababaye gusapotingana kugira connection n'abantu barenze ukaba bafite ariko wakikorera wowe ugatubabura ibyo nto narabibonye ngiye nkikorera abandi ugasanga uri kwinginga umuntu yaringira iki wamugane
cyongeye nyine kuri njyewe ntabwo ndiyakira ku buryo numva nakikorera. Support cyakoze ishobora kuba ari ibintu bigoye abantu ahubwo bakunda kureba ibyo twakoze si byo abantu bakeneye kureba. Bakeneye ko dukora kandi nabo ubwabo nyine nta kintu okay ntabwo tuvuze ngo muduhe amafaranga wenda tunavuze ngo wenda ushobora gusapotinga umuntu umupostingira ikintu umuntu agahita agira amatsiko akareba ikintu kiri kuri sitati yawe then akajya kukireba. Ako ntabwo dukeneye support yo kudupostingira gusa ko umuntu yakoze ikintu cyiza kirijyana. Ahubwo umuntu abakire bazabwirwa n'iki ko support tuzikeneye. Ukabona umuntu ngo ndagukunda none urabika Patino burari yaravuze ngo uyu ni umwaka wishaza cyane. Ariko nyine no kujya tubikwamba tumuntu agakora utwo ashoboye n'iki urumva ariko support izo zarabuze. Urumva kuko iyo bigeze kuri hariya nanjye bwo support zarabuze no kuri kwimana pe zarabuze kuri level nyine tubiteye nishaza mugani. Hari gira n'abantu bavuga ati se nk'uyu muntu koko kandi mukirwa mubwira umuntu ese kudakora YouTube channel yawe ese kudakora filime yawe ese ndayikora gute si nyigeza hanze uza abantu bazikoze ukuntu ari benshi bakanike uzigiye akoreye sishaza nanjye nanone wazaba nka Patino nanjye nkagira imihanda nkabaragwa. Patino wenda byari bimurenze nawe ntabwo yagiye avuga ngo agiye kubarabura urumva cyakoze ari igihe kirenga n'umuntu ariko n'ubundi gahunda nyine niyo kwakundi no gukora uko byagenda kose tugomba gukora kandi tukabaha ibyiza kandi Imana izabidufasha. aho batubonye hose niba supporting niba mbona kuri Salex TV bakandeho ko ndi umuntu wabo aho babonye bise hose bakandeho. Gukanda sub ni ibintu byoroshye none akenshi tuba dufite amawifi y'ukwezi subo playinga basi wenda ntabwo ukunze ibyo nkoze playinga wigendera basa ku kadolari nzakabone ku kwezi. Mugani barebe na video hano bazirangiza urumva niyo support ya mbere ko nta muntu wafata amafaranga ngo yagure mu ntoki mu Rwanda urumva naseka ngo bazari urwego nyine abakiriya ba filime ubona bariho urumva ubona rumeze gute bitewe n'amazina bafite ubona urwego amazina ubushobozi abakinnyi ba filime bafite n'amazina bafite bingana. Oya none ndagira ngo nibwire n'abanyarwanda nshuti zanjye uko mutubona turi muri swi n'amafaranga ari muri sinema nshuti yanjye rwose kujya kumbona ngo rinda ngaciyeho ngo rinda ngo ngurira nanjye ndagakeneye nanjye uko bure nagafata urumva nibigira ibintu biri mani nta mafaranga dufite rwose nitubona gutya wenda hari indi connection iri hanze nyine hari ibintu dukoramo amafaranga mwe muri kutubonamo ariko ntabwo iri sinema mu mafaranga shana n'utwo dufaranga duke dufite tugerageza kuba turi gusa neza kugira ngo mutaducishamo ijisho ejo ukatuvuga ngo cyane ndanakibonye cyambaye inuza oya iyo umuntu azaga kubwira ngo ngurira ngo ndakureba ngo nawe subscribe ngo amafaranga yanjye baramaze ufite ukuri kwivana ntabwo ayo ngayo mujye muhamagara Clapton we yamwana saba ari kukurenganya shaba ari kundenganya pe hari igihe wari umuntu akakwaka ngurira icupa ngiki ngo ndakureba uri ku bunyerere wa bwitsoze nta nubwo abizi neza ko ahantu wicaye hari n'igihe urindira umuntu guhitike kugira ngo utahe. Hari ikintu nabonye aba boss ntabwo baramenya ko filime nyine ibamo akantu ushobora kuba washora umuntu mu biceri nka miliyoni zawe nk'eshanu zikabyara nka 20 ariko abo bakire ntabo turi kubona n'icyo wasaba bakire rimwe bakire ni ukuri kw'Imana bakire inshuti zanjye bakire nkunda bakire Imana ikunda rwose mudufashe uzushere nawe urinda amafaranga urumva rero gucora amafaranga ufite boro nyine tu ya danje tazahoma urumva urabona rinde si umukobwa mubi no umukobwa abahungu nyine akurura abahungu oya seka hari boro wakora urumva bakazireba pe ariko ubwo bushobozi nyine nta bushobozi ni ukuri ko Imana abantu bambwira buri munsi ese rinda ko udakora nta bushobozi mfite kamera kugira ngo igere kuri tele n'amafaranga no gukodesha abakinnyi ego wenda bamfasha ariko se umuntu aza kuva imbere nta na gatanu muhaye giti yafashe umunsi warawica ntumuhane umutegeye no kurya kuri tele biba bikenewe kandi kurya kuri tele birahenda so rero nibyo bituma tudakora ni ukuri munsi akotinge nanjye nzabaho ibyiza so noneho ndakeka twagira gute mu mugero wa twese makanika shaka utazi no guteka
ariko uzi ko ari byo koko ushobora kutazi guteka kubera iki ise niba kubana na byinshi mwashiririzaga amasafuriya yarabaye umukara asabwa na Retire ko aramuvuze mwana Retire ko yari azi guteka ariko azi guteka Retire ntabwo nabimenye ubwo utaramutumira ngo aze gukora umuti nyine ariko ntabwo uzi guteka niyo mpamvu none se harya ni burenda niyo itakora akazi turabona tubishyiremo hariya nanze bishyiremo Retire ko uzi utekeye byose tubishyira muri blender bidahiye inkoko muri burenda shana akomera pe ayi inkoko ntabwo tubishyira muri blender ntabishyira muri kiraho yayo ntabwo tuzi ibi ngibyo tuza gusa okay twihute okay twasoje gukata imboga zacu tugiye kubishyira mu mazi ku yigage byose tuhita tubishyiriramo n'ibirayi sibyo coach we okay aya mazi niyo tuba twatogosheje inkoko niyo dukoresha okay nose ntabwo ukoze andi mazi byo ntabwo byakunda muri byakunda ni ukugira ngo tutamena isosi turahita tuvangamo n'ibirayi ibintu byose bigenderemo rimwe ndabona biryoshye biraryoshye pe seleri rero tuyishyiramo nyuma babwiye black pepper kugira urusenda niyo mpamvu njya nteka ipira ikabiha mba nashyizemo byinshi bihita bihinduka urusenda n'umunyu okay turmeric gusa ikora nk'iki ikora ahantu no mu ipira bijyamo chicken masala. Okay. Then to mix. Bibaze ko bisa neza ni ukuri noneho bitaranashya. Makana yo bavuze ngo ntabwo biryaho komeza iki gihe ntero ntubiryeho. Ibi kandi ari bituri burye gusa. Kubiguma n'inkoko kandi zitaranajyamo kubera ya sosi yayo. Wow, murabona ko ibintu byacu twabiteguye mana yanjye igihe ntabeshye ntinatangiye gusoma none turi guhumura mana wagira vuba tugiye kubishyira muri blender cyangwa reka zanjye ntababeshye ndabyibuha mugabo ndava aha nabyibushye aka ni gutuma ari igitekerezo ufite cyo kutabirya ugikomeze ukuntu biryoshye ngo ubwire abashyitsi bawe ukuntu biba bimeze
tayari byaheze mugabo sinagomba gushyiramo inyota turayishyiramo nyuma turayishyiramo nyuma hano birumvikana ngo heza ko mugiye kwigisha yose ntabwo zirya dushyiramo ya nkoko yawe isosi yaryoha cyane zimeze neza ko bisa neza ndashukuye ngiye mushyiramo twa dusereri mbabarira mfatire ishusho y'aka kantu siko n'abazungu twe tubatekera wallahi turabatekera shani baduhira bizane pe iyo tubatekera shawo nanjye naba mpari pe katubumvire rero ku misosi yacu yaba imeze njyewe ugiye kubanza icyo n'ibyo bitumiza kanje numve ndamwumvira kugira ngo niyireho ariko musa neza nawe ugira kuko natanguye kuza kuko na wizeye agiye kumva ntabwo tuba twiyarurira ni ukumva ahubwo ni uko nyine umuntu akarya ngende kwaruka twakaruye dukeye katubumvire rero ngiye kubanza kumva makanika ni igisambo bimeze gute niyo rero bismillah nabitekerezaga siko ngize gute mwayumvise I can't believe Susan mbabwiza ukuri ibintu biraryoshye n'umwana muto mbonye yabirya niki wabwira ngenda ndatunguye tuntu bwa mbere ndibi abana barabirya kandi babikunda nabyo kandi kandi biraryoshye vitamine biraryoshye kurema urumva utuje tugize urumva utuje sure cyangwa urabudara dusezere rero tubwire abantu ari sewe kuri sare tubwire isubiro bimeze bite twakwakiriye gute nyine niki wakunze hano bimeze bite nabakunze nakunze wowe ntarinzi wanyakiriye neza uri umwana mwiza namwe murabibona kandi umuntu ukwakira akaguhereza ibintu nawe ubwawe utazi njye ntabyo narinzi simbabeshye ngiye gusa ndatunguwe pe subona ari kuzabimenya gute ntabwo nanzi ko bino bintu cyakoze no muri hoteli ntiwajya ngo udaringa ibi bintu babigora gute wavuga ngo ubundi se byitwa gute ni isosi nyine y'inkoko isosi y'inkoko mbese bimeze nka potaje nkabibonye potaje bimeze nka potaje noneho nk'abayishingiyeho buri munsi ibintu nzajya nibwira imana iguhe umugisha ibongerere no kuba mwakiriye neza mbesezera abantu babwire ubundi abantu kuri Salex TV nakagaruka ubutaha kuzabereka ibindi nyine nabyo bizabigize bigiye bitandukanye icyo bagomba gukora subscribe kandi bajya bareba video zacu bazirangiza sibyo no support ni ukuvuga support cyo cya mbere gusa uko tuba tusangiye isuku nawe gutegura ibintu biba binagoye biragoye cyane basi mukorera imana ntabwo shatani mugange shatani pe so murakoze rero turi kumwe ciao